Murakoze mukomeze mugubwe neza, ni Gisenyi komisiyoneri muravugana n'uwitwa Gadi guturuka muri iyi kampani mwumvise. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba hafi n'ikiyaga cya Kivu, ahantu hitwa muri Nyamyumba kuri Buraseri. Aha mureba muri videwo yanyu muri iyi sambu mubonamo ibigori ndetse n'imyumbati haragurishwa amafaranga make cyane ukurikije uko iyi sambu ingana. Haragurishwa miliyoni 50 kandi harimo ibiganiro. Ni ukuvuga ko muri miliyoni 50 harimo negosiyasiyo ku buryo ashobora kugabanyuka. Murabyumva rero, muze mushore imari. Hafite ubuso 1000 kandi ubuso 1000 burimo ibibanza bitatu hagasaguka ubuso 100. Murabizi ko muri iki gihe tugezemo kuba ikibanza kigomba kuba gifite ubuso bungana na 300. Ni ukuvuga ngo sikiyameta 300 nizo zemewe ku kibanza cyuzuye muri leta. Kuzamura nyine niho gihera ikibanza cyuzuye ushobora gushyiramo inzu, hakabonekamo ibikoni, hakabonekamo amatuwarete yo hanze, inzu y'umukozi ndetse na parikingi. Uba wemerewe ubuso 300. Murabyumva rero, aha hantu ni heza kandi ni ahantu ubona ko hafite iterambere ryiza ryihuse. Hafi yaho hari amashuri, aho mureba kuri Zateni, inyuma yaho gato hari amashuri yitwa Bwitereke. Hanyuma turaza gukurura tubereke n'amashuri yitwa Kwirambo. Kandi hano muri Buraseri muzi ko nyine habayo amakirinike, hakabamo n'ibitaro, bakora ku muhanda. Murabyumva ko ari ibintu byiza cyane. Aha hantu hakora ku muhanda. Uyu muhanda mureba muri videwo, uyu ni umuhanda uri kubarwa kuzakorwa ugashyirwamo kaburimbo. Ni ukuvuga ngo kuva hano kuri ubu butaka cyangwa kuri iki kibanza kugera ku muhanda munini rute puresipare harimo metero nka 500. Murumva ko ari hafi. Ikindi, imodoka ndetse na moto zirahagera. Murabyumva ko hafite iterambere. Ku bantu bashaka kuza gutura mu karere ka Rubavu kandi bagatura hafi n'amazi ku buryo ushobora kuhatura ukaba ufite viyu y'amazi, dore ngaho ku Mashyuza. Aho mureba aho muri kamera dukuruye ni ku Mashyuza, kugira ngo muri kureba neza kwa kariya kantu kameze nk'agakarito k'ubururu, aho ni amazi. Murabona utuye aha utuye hafi n'amazi, kuko umuntu wakwifotoreza aha ikiyaga cyazamo. Murabyumva rero, nayo ni oporutunite ku muntu waza gushora aha hantu. Ikindi kintu gishobora gutuma uza gushora aha hantu ni ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ese ujya ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura cyangwa se byo gukoresha muri salo ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubibonere igihe? Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deporosema isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura? Ese wigeze ukenera aderesi zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe. Dukorera mbuga ngari i Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na aparitema dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorizasiyo nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero, turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose. Murabyumva neza rero ko aha hantu ushobora kuza ukahashyira ubworozi. Murabona ibigori ukuntu bimeze neza. Ibi bigori biri muri iyi sambu nta muryamo birwaye, nta bya birwara by'imyaka. Hano urahinga ugasarura kandi ukeza. Hano ni muri ka gace ushobora gushyiramo ikiraro cy'inka, cyangwa wemerewe kubaka ikiraro ugashyiramo inka cyangwa ugashyiramo amatungo magufi, cyangwa ugafata urupangu ukarwororeramo amatungo magufi. Hano biremewe, ntabwo ari nko mu mujyi hagati, ibyo byagorana cyane. Ushobora korora inkoko n'ibindi byinshi
ukuvuga ko hano ushobora kuhashora imari wicaye ukabitekereza utabura ikintu uhashora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikindi gishobora gutuma utura aha hantu ku bworozi twakuraje gutura aha hantu, ni urugero hano ufashe iyi sambu uko ingana ukahubaka igipangu cyiza gikomeye kigeze hejuru, ugashyiramo anekise y'ibyumba 3 na salo ibamo abakozi, hanyuma ukorora inkoko. Hano kubona ibiryo biroroshye kuko ni hafi n'uruganda neza rwa buraseri, ku buryo kubona bureshi niba woroye inkoko cyangwa andi matungo magufi, kubona bureshi biroroshye ku buryo nabyo byatuma abatuye muri aka gace turabizi ko aribo batunze umujyi wa Gisenyi, kuko inkoko niho tuzigurira, ihene, intama, inka, ibiki. Akenshi agace ka Nyamyumba gakunda kuvamo amatungo cyane, ku buryo nabyo biri mu bifitiye akamaro uyu mujyi wa Gisenyi. Rero kuva hano kuri iki kibanza kugera mu mujyi neza rwagati wa Gisenyi uri kuri moto ukoresha iminota hagati y'7 n'8. murumva ko ari ahantu hafi n'umujyi. Niba hari ikintu wejeje ushaka kugeza ku masoko, ni ibintu byoroshye cyane. Iyo yari inama, niba utagira ikintu ukuramo muri ibyo bintu mvuze ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, sincira urubanza, ariko abashoramari bo barabyumva bagahita bagira icyo bakora. Si ngombwa kuvuga ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kuko mwe ndabizi murabindusha. Hanyuma rero ikindi navuga, aha hantu hagera amazi n'umuriro, aha hantu hagera moto n'imodoka, ku buryo uhashyize aparitema yajya yinjiza amafaranga menshi cyane. Abantu bashoye mu maparitema mu karere ka Rubavu, by'umwihariko mu gace ka buraseri, murabizi neza, iyo si inkuru mbarirano kuko abahashoye murabizi. N'uhakodesha runguka nkaswe umuntu waza kuhubaka amazu. Inzu yaha iba ifite umwihariko kuko mu gihe cya sama ndetse no mu gihe cy'ubunani, aha hantu harunguka cyane ku bintu bijyanye na logema. Ni ahanyu rero, ngaho mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane. Reka tubasabe mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibicuruzwa tunyuza aha hantu. Ninjye uwo mubona iyo foto, ni njye muvugana witwa Gad, kandi mbifurije guhirwa, mbifurije gutera intambwe mu buzima mubayemo ubwo ari bwo bwose. Aho muri, Imana ikomeze ibagure, ibavane ku ntambwe imwe mugire ku yindi. Ni nako kubaho kwacu, burya se iterambere ryanyu nibwo butsinzi bwacu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Reka tubabwire nimero, mwazibonye muri video, reka tubabwire 078 387 555. Mugire